na like na comment. Mugire ibihe byiza abana banjye. cyangwa se uyinyake kuri WhatsApp. Numara gukanda kuri link wayinyatse kuri WhatsApp cyangwa se wayikuye muri description, urakanda handitse register and start mining. Ngira ngo murahabona neza cyane. Ikiraba gikurikiyeho ni iki? Please input your email address. Urashyiramo email yawe, nurangiza kuyishyiramo neza cyane ukande next. Next dore ndayikanze. Ngira ngo bakweretse ko bohereje verification code kuri email. Urakupa telefone yawe, nurangiza ujya kuri Gmail yawe. Nufungura Gmail, urategereza urebe muri inbox cyangwa se ubanza refreshing kugeza igihe email bahita bayikwerekera ivuye kuri Satoshi. Ngira ngo murayibona aha ngaha, iyi yanjye yaje ari ya kabiri. Code bayimpaye, ako gakode ka mbere kabanza uragakorera copy. Ubwo uragakandaho cyane, nikarangiza kabe gahindura ibara, ukore copy, usubire kuri ya Satoshi. Nubwo igikurikiyeho barakubwira bati please set your password. Shaka password mpuzamahanga, nibura byaba byiza uramutse ushyizemo password ikomeye igizwe n'inyuguti nkuru, inyuguti ntoya, umubare n'ikimenyetso, byose hamwe bikuzura imibare rw'umunani. Warangiza ugakomeza. Ni byiza gusavinga password. Iyo ukoze ka save nibura bahora bakwibuka, ariko nubwo utakora save password nabwo nta kibazo. Registration is success. Ubwo byose byakunze. Icyo ukora ni ukudownloadinga application kuri App Store cyangwa kuri Play Store. Okay, ubu noneho byakunze. Urakanda open, ubundi ugere kuri Satoshi nyirizina. Numara kugera aha ngaha, urareba handitse mining. Hasi ngira ngo cyane muri mwese muri kuhabona. Iyi mining urayikandaho. Numara kuyikandaho harakurikiraho iki? Barakubwira bati start mining. Urakanda kuri start mining. Numara gukanda kuri start mining, barakubwira ngo login. Login nuyikandaho urahita ugera neza aho binjirira. Urashyiramo email yawe ndetse ushyiremo na password. Reka tubishyiremo. Urabona ahantu handitse mining, iyo hakanze uba utangiye KYC verify. Aho niho KYC bitangiriye, know your customer. Ubu noneho dutangiye icyitwa KYC. Icyambere bagusaba ni amazina yawe. Amazina yawe agomba kuba ari amazina ahura n'amazina ari kwiranga muntu yawe kugira ngo KYC yawe itaza gupfa. Amazina uyinjizamo uko yanditse kwiranga muntu. Hasi ugashyiramo nimero y'irangamuntu. Nimba ufite icyangombwa cya driving license nicyo ushyiramo, ariko twe twahisemo gukoresha nimero d'identité. Reka tuyinjizemo. Aha turi kuyinjizamo. Numara kwinjizamo nimero y'irangamuntu, urakanda handitse start face verification. Ahangaha niho ruzingiye, niho abantu benshi bakunda kwicirwa kuri start face verification. Yes, utangiye face verification. Yes, ahangaha muri kubona ahantu handitse ngo face detected timeout.
bivuze ngo hano uba wakoze KYC cyangwa face detection bikarangira ufailinze byanze gukora, nuko bigaragara urongera ugakanda try ukagerageza. Iyo bakubwiye ngo turn your head slowly to the left, ni ukujyana umutwe ibumoso. Wink ni uguhumbya amaso. Hanyuma turn your head slowly to the right, kujyana umutwe iburyo gake gake witonze. Please head slowly, zamura umutwe gake witonze. Please. So ibyinshi muri kugenda mubibona nyine munabisoma biroroshye. So akantu kare karimo kagoranye n'akantu bita wink. Wink ni uguhunga. Ibindi gutana umutwe ibumoso, iburyo, hejuru, hirya bakubwira ngo very good, ugakomeza. Ndakeka byoroshye cyane. Ufungura umunwa, bend the mouth gake gake, ugakomeza bagahita bakubwira ngo very good. Uhita ubona ifoto yawe, izina ryawe na nimero y'irangamuntu. Ikiba gikurikiye mu gukora icyitwa submit. Ubu ngubu icyo tugiye gukora, tugiye gusubmitinga my friend. Tugiye gusubmitinga iki document zacu, mbese za document tumajije kuba twabahereza. Yego tukanze submit, tugiye gukanda kuri confirm kugira ngo tubyemeze. Okay, ahangaha birarangiye. Barongeye barakubaza bati real name authentication, mbese ni nko kukwibutsa. Iyo ibyo birangiye uraza noneho ugatangira icyitwa mining, ugakanda kuri mining aho hasi ugatangira mining. Hano noneho bakubwira ngo start mining successfully, ibintu nk'ibyo. Ahangaha utangira mining. Gukora mining no gukanda hariya hasi ahantu hari akantu k'umuhondo cyane kanditseho mining niho kandi. So hari n'uburyo bwa giveaway ushobora kubonamo za bitcoins kugira ngo umuntu abone ko mu kanya gatanze ahantu handitse giveaway. So icyo nacyo ni igikorwa kindi. Ayo ma bitcoin yo uraya receiving ukaba wayabikura ukayashyira kuri wallet yawe, ariko BTC yo